Ejo bundi hari ikiganiro nabonye kuri channel ya Buryohe TV, bavuga ngo uri mukuru wa Brian. Nibyo koko uri mukuru wa Brian? Yego. Umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Umwana wanjye mukuru namubyaye mfite imyaka 13. Yego. Ubu yujuje imyaka 26. Wowe ndashaka ko nsobanura ukuntu waje none kubyara umwana ku myaka 13, kuko icyo gihe hari muri 90 na kangahe ubwo? 98 haje abasirikare bagenda batunyuraho ariko bigezemo hagati havamo umusirikare umwe araza ntunga imbunda arambwira ngo ngwino tugende cyangwa nkurase. Nibwo yaje kumpohotera aho ngaho musaba kunyicara byanga ndamwinginga nti wanyica cyohoya ntago nkwica. Ubwo yaje kungira nk'umugore we ku myaka 13. Ku myaka 13 ritaragera ubwo ari nko muri 12 n'amezi. Yego. Kuko njye ubwanjye nabyo mfite 13. Yego. Ijambo ryambagamo ko ari kumusaba kunyica. Yego. Akabyanga. Yego. Utubere twanye twatangiye kumera ko natubere nari mfite. Yego. Njye nasamye ntagiye mu mihango, ntabwo imihango nyizi ya mbere. Mbona utubere twatangiye kuvayo, ntangira kwibaza rero yuko nshobora kuba ntwite. Ubu ngo maje kugira abana 5 kwambwiye. Abana 5 se basi bose babashe kuba bakiga mu mashuri? Nago babashije kwiga. Uwo nguwo nabyaye kuri 13 byaje kwanga rivamo. Ariko umwana ukiga primaire nago wavuga buryo ngo wabuze ubushobozi burundu kuko nageragezaga kwikorera agataro nkashakisha ko buryo ntavuga ngo nabuze amafaranga yo kwishyura primaire. Okay. Umbwiye ko wikoreye agataro. Ubu ngo muri iminsi ukora iki, ubayeho gute? Muri iyi minsi naje kugiraho ikibazo, ngira ikibazo cyo kurwara depression. Yego. Ubu muri iyi minsi nta kazi mfite, nta buzima mfite, cyane yuko ndi kwishyurirwa n'umurenge ahomba. Yego. N'umurenge ubasha kunyishyurira, njye urumva no kwishyurira byarananiye. Nuko ngo n'inzu ubamo ntabwo ufite ubushobozi bwo kwishyura? Ntabwo mfite ubushobozi bwo kuyishyura. N'umurenge unyishyurira. Yego. N'umurenge kwishyurira. Ubwo se uba mu nzu yangahe? Banshyize mu nzu ya 15 ko nabo baba bafasha abantu benshi, baba bashakaho ubufasha ni benshi. Njye nshobora no kumara n'iminsi 2 n'itatu nta gahunda yo kurya mfite, nta nabitekereza bitewe nuko mbona mpagaze. Nta n'umuntu usugira wa hafi wo kwitabaza ukavuga uti wenda iyo naburaye hari umuntu ushobora guhamagara akanyuza n'igihumbi? Buriya rero iyo uri umukene wo hasi, yego, niyo uhamagaye umuvandimwe, yego, yibwira ko ugiye kumusaba. Nkanjye ubona nagize ikibazo cy'agahinda gakabije, hari imiti mfata. Yego. Hari imiti mfata kugira ngo bimfashe, kuko nterwa agahinda nuko ntigeze mba umukobwa. Yego. Cyangwa ngo mba umwana. Yego. Narangiza aka kanya nkaba ntari n'umugore, bikatuma ngeraho nifuza ko nakabaye ntariho. Yego. Avuga nti ntariho wenda hari ubwo hari ababasha gufasha aba bana, baye ntariho. Ariko kuko ndiho barabona ko bafite nyina, kandi nyina udafite icyabamariye. Yego. Nkumva rero ndutwa no kuba nakabaye ntariho. Batubwiye ko mbere wacuruzaga agataro. Ubu ngubu se kuki utakigacuruza? Byagenze bite kugira ngo urekere kugacuruza? Umugabo nk'abanaga yatumye unanuka? Narananutse ngera no ku rupfu. Yego. Ese we mwari mwahuye muti? Nkunzwe n'amarira, nkora ngenda ndira, aho ngenda mu muhanda ngenda ndira, aho ndyamye mu buriri ndara ndira. Ariko Imana iranzura. Yego. Imana iranzura, nkaho Imana yagiye indinda urupfu rwangezeho, ngaragara nk'uwapfuye ariko ku rundi ruhande nkazuka. Kuko ngiye nabagaho ubona igikarakasi cy'inyuma, ariko imbere nta buzima mfite. Yego. Numva narapfuye. Kuko icyo gihe navugwaga ko ndwaye sida. Yego. Rero iyo mbitekereje arigenge mfukama nka Imana icyubahiro nk'Imana Imana narwaye sida ndayikira. Iyo depression yawe ubana nayo kugira ngo wende ibe yakira, kugira ngo ube wabaho ubuzima nk'ubw'abandi, wowe wumva ari nk'iki kintu ukeneye mu buzima? Ikintu numva nkeneye mu buzima, Yes, reka nonye mbahereze kaza bakunzi ba Slim Jesus TV, nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nita Slim Jesus. Uyu munsi ngarukanye n'umubyeyi nk'uko mubona kuri kamera.
ni umubyeyi mukuru tugiye kuganira cyane cyane, turaza kuganira ku buzima bwe ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye cyane cyane biri kuri iyi si. Umeze gute? Meze neza. Umeze neza. Bakwita ngo iki? Nitwa Mukamurekezi Liliane. Okay, Mukamurekezi Liliane. Mbere ko dutangira, ejo bundi ikiganiro nabonye kuri channel ya Buryohe TV, bavuga ngo uri mukuru wa Brian. Ntabwo ndibuze kuba nakubaza kuri byinshi bya Brian, ahubwo ndakubaza ku byawe, sibyo? Ariko wenda nashaka kubaza, nibyo koko uri mukuru wa Brian? Yego, Brian mama we avukana na mama. Mama ni mukuru wa Brian, wa mama wa Brian. Yego. Muranasa cyane. None tuganire rero. Umaje kutubwira amazina yawe. Okay, warumbwiye ko bakwita Mukamurekezi Liliane. Mukamurekezi Liliane. Okay, umuntu ashaka kuvuga Mukamurekezi Liliane ni muntu ki, wasubiza ko ari muntu ki? Mukamurekezi Liliane ndi umudamu. Yego. Ariko ntago nubatse, narubatse biranga. Nkaba nibana. Nkaba mfite umuryango w'abana 5. Ukaba ufite umuryango w'abana 5. Umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Umwana wanjye mukuru namubyaye mfite imyaka 13. Yego. Ubu yujuje imyaka 26. Umwana wawe mukuru amubyaye afite imyaka 13. Ngo no kwanga ufite imyaka 39. Nese byagenze gute kugira ngo ubyare ku myaka 13? Ntabwo byoroshye. Ni urugendo nagenze rurerure. Habayeho ndi umwana, murabizi ko habayeho ibijyanye n'intambara cyangwa na jenoside mu gihugu cyacu. Yego. Biza kuba ngombwa ko duhunga. Mu guhunga rero naje kugendana na mama wanjye. Abandi bavandimwe bacu bo banjye tuvukana kuri papa na mama bari bamaze gupfa. Yego. Na papa wanjye. Turahunga rero, tugenda duhunga, twibona tugeze iyo za Gisenyi. Yego. Mama turaburana. Tumaze kuburana, naje kwambuka umupaka ndi njyenyine. Ndagenda ngera i Goma. Majije kugera i Goma, ubuzima bumbera bubi. Ariko ngenda ngira abagira neza bakantoragura. Nza kubona umugira neza, arantoragura. Ansaba ko najya kubana na mama wiwe aho yabagaho bita Rumangabo. Mpageze, umugabo we yanga ko njya kubana na nyirabukwe. Yego. Avuga ko nyirabukwe atabana n'inzoka mu nzu. Yego. Umudamu arambwira ati umugabo arabyanze, atari ko uzajya uza ukora imirimo usubire kuryama ku muhanda hamwe n'impunzi bene wanyu. Narabikoze kuko nta bundi buzima nari mfite. Nkabyuka icyo gihe nubwo ufite imyaka 13? Oya, icyo gihe nari mfite imyaka 9. Yego. Hanyuma nuko ngo jenoside yabaye ufite imyaka 9. Okay, yego. Hanyuma ndagerageza, ndakora, nkajya kuvoma ku Kivu. Imana irandinda, sinagwamo kuko benshi bagwagamo. Umuvumba warazaga ugakubita ijerekani ukajyana nayo. Cyane ko nari ndi umwana cyane, byarashobokaga. Ariko Imana irahandindira. Bigeze aho numva biranze, ndamusezerera. Ndamubwira nti ndumva naniwe kuba hano, ko narakoraga nkavunika. Yego. Mfata urugendo, ndagenda nerekeza nko munsi y'ikibuga cy'Igoma. Ngera mu mazu ahari, mu ngo zihari. Yego. Mpura n'umudamu wari uhetse umwana yikoreje ijerekani. Ndamusaba nti wamfashije nkakwakira. Arambwira ati ninde ukubwiye ko nzi Ikinyarwanda? Yego. Ndamubwira nti mpfuye kubivuga. Njye nari nzi ko umuntu mukuru afite ikintu kumwakira nta kibazo. Yego. Ndamwakira, ndangije kumwakira. Arambwira ati ese urava ukajya he? Ndamubwira nti simfite iyo mva, simfite n'iyo njya. Arambwira ati ese unkwitwariye hari ikibazo? Ndavuga nti nta kibazo. Aramfata aranjyana, njyana iwe. Umugabo waje aramubwira ati dore nitoraguriye akana. Umugabo ati nta kibazo. Nabyaraga mfusha ubwo Imana iranshumbishije. Ndahaba mpaba igihe gitoya. Tujyana mu cyaro aho bita i Masisi. Yego. Tugeze i Masisi, ngerageza gukora, nasanze ari abantu bahinga.
ngerageza gukora akazi kabo, yego, barankunda, noneho yifuza ko nasigara aho ngaho kwa mama we, yego, ariko njye bisanga ntabishobora. Nabonaga akazi gahari gakomeye, ndamubwira nti hoya ntago nahasigara ngo bikunde. Turongera tugarukana i Goma. Tuhageze rero ababazwa nuko ntasigaranye na mama wiwe, atangira kuvuga ko namutwara umugabo kandi ndi umwana. yego, Nibwo naje kubyumva, numva ndababaye. Hanyuma nko mu kagoroba nza kumusaba ko najya gushaka ikiraka cyo gukora kugira ngo mbe nagura umwambaro w'imbere. Ati nta kibazo. Nibwo nagiye njya mu isoko ry'aho bita Virunga, isoko rikuru ry'i Goma. yego, Ndagenda njya gushaka akazi ko kwikorera imizigo. Nkasaba akazi ko kwikorera imizigo, ariko mu by'ukuri ntabashije kuvuga ururimi rwabo. okay. Tuse nk'abirukankaho gatoya, nuko wowe ndashaka ko nsobanura ukuntu waje noneho kubyara umwana ku myaka 13, kuko icyo gihe hari muri 90 na kangahe ubwo? 98. icyo gihe icyo gihe byari bikiri 94. nuko umwana wamubyaye 98. Uwo mwana wabyaye ku myaka 13 byagenze bite? Ko byagenze, twabaye basheshe inkambi kugira ngo zitahe. Yego, ndongera mburana na mama wanjye. yego, Tuburanye nibonye mu mashyamba. yego, Ngenda mu mashyamba, ndahagenda. Aho dusohokeye amashyamba ya Kongo, twageze ahantu mba ndi kumwe n'utundi twana tw'udukobwa tubiri, twicara ku muhanda tuvuga ngo twabona umuntu tuziranye twagendana. Twicara ku muhanda, haje kuza rero igikundi cy'abasirikare. Haje abasirikare bagenda batunyuraho, ariko bigezemo hagati havamo umusirikare umwe, araza ntunga imbunda, arambwira ngo ngwino tugende cyangwa nkurase. Mu by'ukuri nta kundi nakubigenza kuko kunyica byarashobokaga. Ndahaguruka mukurikira ntaza aho anjyanye. Turagenda ngendesha urugendo rurerure. Turagenda bigeraho kugira ngo bagere aho bari buruhukire bo ubwabo. Ngo twaje kuhagera rero nibwo yaje kumpohotera aho ngaho, musaba kunyicara byanga. Ndamwinginga nti wanyica, hoya ntago nkwica. Ubwo yaje kungira nk'umugore we. Ubwo no kuvuga ngo iwe yaragufashe agufata ku ngufu, agufatiye mu ishyamba. Amfatiye aho ngaho, twari turi aho ngaho n'ubundi ubwo nizamashyisi mu ishyamba. Oye ishyamba twari twarivuyemo. Hanyuma angira nk'umugore we gutyo. Yego, ku myaka 13. Ku myaka 13 yari taragera, bari nko muri 12 n'amezi. Yego, kuko njye ubwanjye nabyo mfite 13. Yego, urumva rero yari nko muri 12 n'amezi. Yego, hanyuma turagumana kuko nta handi nari nzi, nta naho kujya nari mfite. Yego, mubera nk'umugore aho ngaho, ariko mu by'ukuri mu gahinda n'umubabaro, ko naramubonaga ubwoba bukanyica. Yego, ariko ijambo ryambagamo ko ari ukumusaba kunyica, akabyanga. Yego, bigera ubwo bagenzi be bamubwira bati ntago tuzagendana. Wowe ntabwo yageragezaga gushaka kwiyica? Wowe ntabwo ashaka kwiyica. Wowe ntabwo ashaka kwiyica, nyine kwiyahura? Njyewe ntabwo wabigeragezaga, wamusaga ko kwica gusa? Icyo gihe nabaga, kuko nari ndi umwana cyane, nta mahitamo nari mfite yo kuba natekereza wenda no kuba nakwiyahura. Ariko nari narishwe n'intimba n'agahinda, mpora ndira, mpora n'amarira adashira. Bigera ubwo bene wabo banamubwira bati ntago tuzaguma kugendana n'uyu mwana, ugomba kumwica. Arabyanga, yanga kunyica. Ari umugabo mukuru, urakana gatoya k'imyaka 12? Mukuru cyane, mukuru. Yarafite nk'imyaka ingahe? Basi yarafite nko muri 38. Yego. Hanyuma nibwo twaje kuhavaho, tugaruka tuza bavuga ko tuje mu Rwanda. Yego. Turaza, tugera mu ishyamba rira ry'ibirunga. Yego. Musaba ko anyica, nabwo arabyanga. Ngeze aho ndamusaba nti rero birakwiriye ko ntaha. Yari umusirikare w'umukobwa? Yari umusirikare muzabyara Imana, uzatsinda. Yego.
arambwira ati noneho kugira ngo nkurekure utahe ahubwo nakwica kuko waba ugiye kuvuga amabanga yacu. Ndabana nabwo nta kibazo wanyica. Akabona ko gupfa ari byo nifuza kurusha ibindi. Ariko mu gahe gatoya utubere twanye twatangiye kumera ko nta tubere nari mfite. Ngiye nasamye ntagiye mu mihango, ntabwo imihango nyizi ya mbere. Mbona utubere twatangiye kuvayo, ntangira kwibaza rero yuko nshobora kuba ntwite. Nibwo nawe yaje kubigeraho nyine arabibona kuko urumva yari mukuru. Arambwira ati ushobora kuba utwite. Ndavuga nti birashoboka. Nibwo naje gutegereza, urumva ibyo mihango sinari gutegereza ngo imihango izaza, ariko impinduka zigaragaza ko ntwite. Nibwo rero yaje kunyemerera ko nataha agaruka mu Rwanda. Abonye ko ntwite nibwo yandekuye. Ubundi yari yambwiye ati aho kugira ngo nkurekure ndakwica, aho kugira ngo ujye kuvuga amabanga yacu, ahubwo nakwica. Nibwo rero yaje kundekura. Turi mu birunga nyine, imanuka ibirunga ngera mu Rugano, ndambuka ndumva nasohokeye hagati ya Nkuri na Mukingo. Nza mu baturage, bagezemo mbura umuntu mfasha. Uwongezeho wese umusaba icumbi akabyanga. Uwongezeho umusaba icumbi akabyanga. Nibwo naje kugera ku muntu nk'uwa gatatu cyangwa uwa kane, arabyanga nawe. None se naguciye mu ijambo, uwo mugabo mwari mwongeye kubonana? Ntago turongera kubonana. Nta nubwo muzi ubu ngubu? Ntago muzi bose, ntago navuga ngo sinamumenya. Ariko nta n'ifoto ugira? Ifoto ye mfite ubwo n'umwana nabyaye. Ariko naje kumenya iwabo, naje kuhashakisha, ndahamenya. Bahabwiye ubwo ni iki byagenze bite? Iwacu haje umwana w'umuhungu ari gushaka akazi. Mama akura imyumbati yo kwinika ubugari, abwira uwo mwana ngo aze ayimukurire. Njyewe ndagenda ngiye kuyitunda, ndi kumwe n'ako kana kanjye. Akabonye atambwira ngo mana we, ngo kano kana karasa n'abantu b'iwacu. Ndabane se ibiwanyushye. Arahambwira, nese urabona asa n'uwitwa ndi? Ambwiye izina nsanga ni irya se w'umwana. Ampa amateka. Ubwo yambwiye nyine, ambwira ibye, ukuntu yisha abantu iwabo, amabara yakoze arayambwira. Ndavuga nti uzi ko ari we, niwe wampemukiye. Mbimubwiye gutya arambwira ati noneho nge niyemeje kukugeza iwabo. Nibwo yampaye aderese neza. Mera ko njyayo, ngenda mpayoboza, ariko ari yampaye aderese yayinyandikiye ku gapapuro, ndagenda njyayo. Majije kugerayo, nabo barebye umwana bahise bamwibwira, nta kindi kintu bambajije. Bavuga ati koko uyu mwana turamwemera, ni uwacu. Nuko nahamenye. Nuko wahamenye. Ubu ngo umaze kugira abana 5, uko wambwiye. Abana 5 se basi bose babashe kuba bakiga mu mashuri? Ntago babashije kwiga. Uwo nguwo nabyaye kuri 13, byaje kwanga rivamo. Ubwo byaje kuba ngombwa n'ubundi ko nshaka umugabo. Ndamushakana. Majije kuhagera umugabo biranga. Biba ngombwa ko tuza gutandukana tubyaranye n'abo bana bose. Abo bana ni njye ubafite, uretse ko nyine baba kwa mama wanjye, ntago tubana. Noneho abo bana nabo harimo ababashije kwiga, harimo n'abaryanze. Nabyaranye abandi bana 4? Uwo mugabo nyine. Ubwo harimo 2 nabo bararyanze. Ubwo abandi 2 nibo bakiri kwiga. Umwe agiye gukora tronkome uyu mwaka, akandi undi ni umutoya ufite imyaka 10. Uwo mperutse kwibera nyine ubwo afite imyaka 10. Nuko byangendekeye. Nuko byakugendekeye. Ubwo urumva abo ngabo uko ari 4 bo banze kwiga atari kubera ubushobozi, ariko ubwo ngo uko impamvu nabyo byazamo. Ariko umwana ukiga primaire ntago wavuga buryo ngo wabuze ubushobozi burundu, kuko nageragezaga kwikorera agataro nkashakisha, ku buryo ntavuga ngo nabuze amafaranga yo kwishyura primaire. Hanyuma se ubundi mu buzima usanga umbwiye ko wikoreye agataro, ubu ngo muri iminsi ukora iki, ubayeho gute?
muri iyi minsi naje kugiraho ikibazo, ngira ikibazo cyo kurwara depression, yego, ngira akabazo k'agahinda gakabije, yego, ntangira kwibona kwa muganga, kwa muganga nkabayo, ndumva n'uyu mwaka nabwo mu kwa kane nari ndi mu bitaro, yego. ubu muri iyi minsi nta kazi mfite, nta buzima mfite, cyane yuko ndi kwishyurirwa n'umurenge aho mba, ni umurenge ubasha kunyishyurira, njye urumva no kwiyishyurira byarananiye. Nukuvuga ngo n'inzu ubamo ntabwo ufite ubushobozi bwo kuyishyura? Ntabwo mfite ubushobozi bwo kuyishyura, ni umurenge unyishyurira. Yego, ni umurenge ukwishyurira. Ubwo se uba mu nzu yangahe? Banshyize mu nzu ya 15, kuko nabo baba bafasha abantu benshi, baba bashaka aho ubufasha ni benshi, babashije kunshyira muri iyo ya 15, niyo mbashije kubamo, ariko sinabasha kubanamo n'umuryango wanjye, kubera yuko urumva abana baba kwa mama, aho mba ntabwo twabasha kuhabana ngo bikunde, kuko ni hatoya. Hanyuma kurya urya gute rero? Kurya ni ukuri ntabwo ari ibintu binyoroheye, ngiye nshobora no kumara n'iminsi 2 n'itatu nta gahunda yo kurya mfite, ntanabitekereza, bitewe n'uko mbona mpagaze. Nta n'umuntu usugira wa hafi wo kwitabaza, ukavuga uti wenda iyo naburaye hari umuntu ushobora guhamagara akanyuza n'igihumbi? Buriya rero iyo uri umukene wo hasi, yego, niyo uhamagaye umuvandimwe, yego, yibwira ko ugiye kumusaba. Ndabafite abo nabasha kuba nahamagara, ariko wakumva ko ngiye kumusaba, akaba atafata na telefone yanjye. Gusa nk'abantu twagiye tubana bazi ubuzima bwanjye, tudafite n'ikintu dupfana, niba nshobora kujya kubona nkabona arampamagara mbaje ati ese ubayeho uti, cyangwa se nabazi ko nagize icyo kibazo cyo kugira depression, akavuga ati uyu muntu yagize iki kibazo kandi kirakomeye, impamvu yagize turayizi, ese umuntu yamufasha iki? Nkabona ari nk'umuntu umpamagaye akambwira ati ese bimeze bite, nkamubwira nti wapi ndi mu nzu, njye mba mu nzu, njya mba mu nzu, mba numva nshaka kuba njyenyine, nta muntu mba numva nshaka kuvugana nawe, mbese mba numva nshaka kwitekerezaho, ku buryo niyo ntekereje neza mbona nta rukundo rubaho, sinjya nibwira ko hari umuntu wangirira urukundo cyangwa imbabazi, ntabwo bijya binzamo neza ngo numve ko ari byo. Ariko nyine Imana yo ibuza umuntu amahoro, najya kubona nkabona arambwira ati bimeze biti, ariko ubwo ni muri babandi imbabazi zubatse ku mutima, tudafite ikintu dupfana, abo dufite icyo dupfana bo rwose ntibanazi ko mbaho, ni nk'abo bose nyine ushobora kuvuga akakubwira ati ntago bishoboka, ntago mpari, ndi busy, noneho wa muntu tudafite icyo dupfana akaba ari bugira icyo amarira, akambwira ati ubayeho ute, bimeze bite? Urumva nk'iyo umuntu amaye n'ibyo 20,000 mpita ntekereza ku bana bari kwa mama, kuko mama aba mu mudugudu wa Farije, nta hepfo nawe nta haruguru afite, ubwo ya 20 babinsaba ko habonekamo n'iyo kawunga y'abana, nkahita nyasunikira mama, cyangwa nkahita mvuga nti Imana iragabuye, nimwirukanke mujye kuri botike bishyurire kawunga, ubwo nkabikora gutyo, nasigaranaho wenda n'ibyo 2 akaba ari byo nabasha nko kwifashishamo mu gihe runaka. Ariko mu buzima busanzwe ngira amahirwe, ntago njya ndarikira ibyo ntabasha kubona, ubwo iyo mbona nta kigenda nyine ndaryama nkaguma mu buriri, ku buryo nahomba batamenya ngo mbayeho gute. Hari ubwo bambaza bati uzagwa mu nzu, abandi ntago nzapfa, kuko hari igihe kinini nabayeho ntarya, nta nanywa, ariko Imana irandinda. Ubwo nibwo buzima mbayemo uyu munsi, ntacyo gukora mfite, kereka wenda mbashije kubona nabona igishoro cyo gukora, ariko nacyo kukibona birangoye, ntago binyoroheye. Noneho niyo miti tuba twafashe nayo ibifite imbaraga nyinshi, ibifite imbaraga nyinshi. Imiti mujya mufata? Nyine ubwo nkanjye ubona nagize ikibazo cy'agahinda gakabije, hari imiti mfata, hari imiti mfata kugira ngo bimfashe, kuko iyo ntangiye kwitekerezaho cyane nshobora kumva umutima uri gutera cyane, nkumva merewe nabi. Ubwo rero iyo miti mba nafashe niyo kumfasha kugira ngo umutima, mbese aba ari nk'imiti y'umutima urebye, ariko iba ifite imbaraga nyinshi, ifite imbaraga nyinshi.
ushobora no kuyifata uwo munsi ntubashe no kubyuka, wajya kubyuka ukumva byanze. Okay, ni ukuvuga ngo urwara depression cyangwa uhura n'uburwayi bwa depression. Depression urwara iyo iterwa n'iki, uretse wenda ahanini iyo depression ikwishe ni ikihe kintu gikunda kukugarukamo kavuga ati depression nyine uri kuba ko bijya ni ibintu bijya bigaruka? Biragaruka. Ikintu gikunda kuntera iyo depression cyane, nterwa agahinda nuko ntigeze mba umukobwa, yego, cyangwa ngo mba umwana, yego, narangiza aka kanya nkaba ntari n'umugore. Narabyaye ndi umubyeyi ariko sinabaye umugore, kuko umugore ni uwubatse n'ufite urugo rwe. yego, nkongera ibingarukamo nuko gusenya urugo rwanjye nta ruhare nabigizemo, ntago ari njye byaturutseho, yego, ni ibintu byabaye bintunguye. Nanjye nzira ibyo ntari nzi ko nazira, yego, nibona bimbayeho. Ibyo bigatuma bingarukaho noneho cyane, bigakomera cyane iyo abana nta kintu cyo kurya mfite cyo kubaha. Nkabona bari bukenere kurya kandi nta hantu ndi bukure n'igihumbi. yego, nkabyibazaho, nkumva mbuza amahitamo, nkitekerezaho, nkabona ko nabaye ikibazo mu muryango, nkabona ko ndi kuvuna mama wanjye kandi nawe ari umukene nyakujya. Ibyo bikanjyana kure, yego, bigatuma ngeraho nifuza ko nakabaye ntariho. Avuga nti ntariho wenda hari ubwo hari ababasha gufasha aba bana, mbaye ntariho ariko kuko ndiho barabona ko bafite nyina, kandi nyina udafite icyabamariye. Nkumva rero ndutwa no kuba nakabaye ntariho, bikanjyana kure rero, nkatangira kwinjira mu mwanya wo kumva ko nanze abantu bose, nshaka kuba ndi njyenyine, ndetse numva nta n'uwo nkeneye kuganira nawe. Ubwo rero nibwo njya kwibona, nkibona nageze kwa muganga. Murebye icyo nicyo kintu kintera depression no kwibaza ku muryango wanjye nabuze. Avuga ni wenda iyo abavandimwe banjye tuvukana baba bahari, ntago hari kuburamo n'umwe. Ese wenda iyo data wanjye aba ahari yari kundwanira ishyaka. Icyo rero bigatuma binjyana kure. Ndumva nta bindi bintu biyinteza, gusa ndimo ndarwana urugamba rwo gukira. Ndumva nshaka gukira, no mu isengesho ndi gusenga no gusaba Imana, ndi kwisaba ngo inkize ndetse burundu, kuko binjyana kure bikambabaza, nkajya kuvamo nahangayitse. Nabonye ikiganiro cyawe wagiranye na Buryohe. Kugira ngo uhure na Buryohe byakugendekeye bite, byagenze gute kugira ngo uhure na Buryohe? Kugira ngo mpure na Buryohe, ni abantu nakunze narabakurikiranaga kuri TV yabo, nabakurikirana kuri TikTok no kuri YouTube. Rero njyewe nza gufata nimero, ndabahamagara ndababwira ko mbakunda, nkuko nawe nabikubwira, nkakubwira ni njyewe naragukunze kubw'ibiganiro byawe, kuko njye nabakundiye ko nabonaga bagira ibyishimo, nta n'ikindi kintu njyewe nabakundiye. Nkibaza base abantu bagira ibyishimo gutya babaho, nkatekereza ko batabaho. Base bibaho ko umugore n'umugabo bagira ibyishimo bimeze gutya? Nkumva njye birandenze, nkumva bitabaho. Nkireba base ibyishimo nk'ibi njye nabigira. Nibwo rero naje kwifuza kubasura, ndababwira njye ndifuza kubasura, nkareba ibyishimo byanyu mufite, nkabasura, bambera imfura, barabinyemerera. Kugira ngo bakwemere ko wabasura, wari wabasobanuriye? Burya hari uburyo usobanura ukabibwira ngo nduyu n'uyu n'uyu. Ntago nabasobanuriye, ntago n'ukuri nabibasobanuriye, njye nabasabye kubasura gusa. Hanyuma babwiwe n'iki kuri umuvandimwe wa Brian? Bo ngezeyo barandebye, bo barambwira ko mfite isura ya DJ Brian. Bo ubwabo barabinyibwirira. Tese ko ufite DJ y'uyu mukobwa witwa DJ Brian, hari ikintu mupfana? Ndababwira nti ni murumuna wanjye kwa mama wacu. Nuko nguko babimenye. Rero tuganiraho gakeya, ariko ntago tujya tujya kuri kamera. Icyo gihe twaganiriye bisanzwe mu rugo nk'umushyitsi wabasuye, baranyakira, banyereka urukundo, mera ko ndataha. Mu gutaha rero, mu kujya gutaha nibwo yambwiye ati ese birashoboka ko twazagirana n'ikiganiro? Ndavuga ni nta kibazo. Arambwira ati ariko nkurikije ubuzima urimo, igikwiriye nuko nagusura aho uba nkanareba aho uba, tukareba
nka Buryohe TV Yego. tukakwisurira tukareba uko ubayeho ati nawe uri umuntu nk'abandi uri uw'agaciro ntabwo umuntu yabura kugusura njye nubwo yabimbwiraga numvaga atabikora basi umuntu nkanjye ninde muntu wangirira imbabazi zo kuba yakumva ko yanaza ahondi kuko ngira ngo ni nawe mushyitsi wa mbere wageze iwanjye ni nawe wa nyuma nta n'undi uransura urumva araza rero nkagira ngo arambeshya abandi bantu ntabwo bajya gusura ahantu utuye nta bandi bantu baransura uba wumva nyine none se reka nkubaze iyo ureba ko nta muntu ugusura ubona ari iyo mpamvu abantu batagusura nuko ahantu utuye atari heza cyangwa biterwa n'iki kuba abantu batansura njye nirebaho nk'abandi buriya wenda nuko ndi umukene cyane nuko ndi umuntu uciye bugufi wenda nareba agasanga kunsura byaba bimujennye ibyo njye nibyo ntekereza kuko nta kure hari uwawe inshuti yawe nanjye mfata urugendo nkasura abantu kandi mu bukene bwanjye nshobora kuvuga ni mbonye 1000 nakubwira ni ngiye nshaka kuza kugusura kandi koko nkagusura nkirengagiza ko nari bukirye ninjoro ariko kubera urukundo rundimo ngo ufitiye nkaza nkagusura rero ntekereza ko nuko nciye bugufi wenda bumva ko wenda banansuye ntacyo nabakiriza cyangwa bakibaza nako kazu ndimo mbese wenda nabicaza niko mbitekereza ariko ntago ari uko ari kure ko ni mu mujyi wa Kigali nubwo ari ku ruhande ariko ahantu ubasha gufata moto ikakugeza buriya ntago ari kure kandi ari nta misozi ihari njye niko mbitekereza kuko nta muntu n'umwe mfitanye nawe ikibazo cyatuma atansura kuko ndi umuntu uca bugufi ndi umuntu ugerageza kwiyubaha nkaharanira kwiha agaciro nta muntu sinzi gutukana sinzi kuvuga nabi ntekereza ko mbese iyo umuntu yagize ikibazo cyo kuba hasi nta muntu ubasha kumumenya niko mbitekereza nta nshuti zahakugira ko umuntu aba ahagira inshuti we nta nshuti ugira inshuti ya hafi ngira ya mbere ni mama wanjye niwe nshuti ngira abaturanyi se abaturanyi ubu ngubu aho ndibona abaturanyi bo ntibananzi nta n'umuntu nzi kuko njye nibera mu nzu kuko niyo nshatse kuvugana n'ubundi abandi hari igihe dushobora kuvugana akankomeretsa ushobora kuvugana nawe akavuga ibintu by'imiteto kandi njye nta miteto indimo yabivuga nkakomereka nakomereka bikanjyana kure bigatuma ntinya guhura n'abantu nkahitamo kuba njyenyine kubona nyiri inzu mba mu gikari pe mu gikari ni mu rugo mu rundi ko abayobozi bahashyize bavuga bati wenda ageze n'ikibazo twakimenya ariko tubana nawe ntabwo ajya apfa kumenya ibyanjye kuko nshobora kuba mu nzu kuva mu gitondo kugeza aya masaha ndi mu nzu nkabyuka nkajya koga nkagaruka nkaguma mu nzu kuzageza ejo ariko nta kindi kibintera ntabwo nifuza kuba ikibazo mu bantu kuko niba naraje kubona ko nabaye ikibazo mu muryango nta nubwo nifuza kuba ikibazo muri sosiyete nyarwanda kugenda rero umuntu akakubonamo ko washonje wenda akagufasha ibyo kurya ejo akagenda ava kari ugutunze byankomeretse bigatuma rero nifata watubwiye ko mbere wacuruzaga agataro ubu ngubu se kuki utakigacuruza byagenze bite kugira ngo urekere kugacuruza kuba ntagicuruza agataro kwikorera numva byarananiye ko nabanje kurwara umutwe udakira nabanje kubaho ndwara umutwe udakira kwikorera agataro umutwe urambabaza cyane cyane bano bantu bacuruza agataro tukiri aho nabo bita abazunguzayi bagenda bahura n'ibibazo ukabona barafashe barafunzwe ibintu ntabwo urafungwaho uzira agataro bigeze kumfata inshuro nk'ebyiri ariko nkagarukira ku muryango wo kwa Kabuga Imana yarandengeye bakamfata bangeza ku muryango wo kwa Kabuga nkaho nakwinjiyemo Imana igaca inzira nkabona barandekuye bikagenda bite bakandekura nkasaba imbabazi nkagaragaza ubuzima ko rwose nanjye ko ntari umuzunguzayi mbese urumva iyo bigeze gutyo uratatabaza ukagira ibyo uvuga wagira amahirwe hakabamo umuntu w'imbabazi akakureka cyane iyo akubona utari ingare mbese hari ukuntu umuntu aba ingare ukabona ari guhangana ariko guca bugufi kwanjye niko kwatumaga bambabarira nkaca bugufi nkasaba imbabazi nkabereka ko n'ubushobozi buke mfite ariko ntahangana mfite
nagira amahirwe nkabona barambabariye. Guca bugufi kwanjye rero niko kwagiye gutuma ntabasha kujya kwa Kabuga. Yego. Ubundi nanjye nakabaye naragiyeyo kenshi, nagiye ngarukira ku muryango. Umwana wawe mukuru afite imyaka 23 sibyo? Ni 6. Yaba afite ikintu akora se? Ubu ngubu yari yabashije kwiga ibijyanye no kudoda. Ni umukobwa n'umuhungu? Ni umukobwa. Ni umukobwa. Ibijyanye no kudoda. Waba hehe? Aba hano i Remera. Hari umumama babana. Yego. Babana mu rugo, amufasha akazi ko mu rugo. Yego. Ubwo niho yibera. Nuko ngakora akazi ko mu rugo. Yikorera akazi ko mu rugo. Yego. Arera abana. Uwo mumama. Ndumva nta kindi kintu kindi kirenze icyo ngicyo akora. Ni umwana mukuru akora akazi ko mu rugo, yari yarize ibintu byo kudoda. Yego. Ntabwo yigeze agerageza ko yabikora hanze ngo agerageze kubikora. Ntabwo abigerageje kubikora. Ntabwo byakunze. Okay. Ubu ngubu mama we abahagana he? Aba muri Kigali? Mama Mageragere. Bimageragere. Bacitse ku icumu Mageragere. Ko byagenda kose urumva mwagumye hafi ya Kigali, ntabwo mwigeze mujya kure ya. Ntabwo twagiye kure. Okay. None se wenda iyo depression yawe ubana nayo kugira ngo wenda ibe yakira, kugira ngo ube wabaho ubuzima nk'ubw'abandi, wowe wumva ari nk'iki kintu ukeneye mu buzima? Ikintu numva nkeneye mu buzima, nkeneye kuba nabonaho kuba. Yego. Nkabana n'umuryango wanjye, abana banjye. Nkabona ndi kumwe nabo tudatatanye. Numva byamfasha. Yego. Ikindi nkabasha kubona icyo gukora. Nkaba nakora, nkabasha kwita ku muryango wanjye nkoresheje imbaraga zanjye. Numva byamfasha n'ukuri, numva yagabanyuka. Wenda ntago navuga ngo nakira burundu, kuko ibibazo byo ntibibura mu buzima, ariko byibuze nakoroherwa. Uramutse ubonye aho kuba n'abana bawe se, ubwo watubwiye kuba mu nzu ya 15 kandi wishyurirwa n'ubuyobozi. Uramutse ubonye wenda urumva inzu yakwirwamo n'abana uri kumwe n'umuryango wawe, yaba ari nk'yangahe buri? Urumva nyine mfitemo abahungu, mfitemo n'abakobwa. Bisaba byibyo ari inzu y'ibyumba 3. 3 buriya byashoboka ko wabanamo n'umuryango. Ngira ngo ni nayo nziciriritse ibaho. Njye ntabwo nifuza amataje cyangwa amakadasiteri, ahubwo nifuza aho narambika umusaya n'abana banje. Ibyo bindi byo n'Imana ibikora. Ntabwo nifuza birenze ubushobozi, cyane ko nubwo nabwo ntabwo mfite. Kubera ubuzima si bijya bituma nyine ukicara urumva nk'ubwo buryo ubamo ufite depression. Buriya si biba byaba byiza cyangwa bikaba byaba byiza ko wenda wafata umwe mu bana bawe ukamuzana mukaba mwabana? Nyine urumva abakuru ntabwo babyemera. Urumva nk'uwo sinamukuraho yibereye, ntabwo nabasha kumuha ibyo akeneye. Ntabwo byakunda. Umukurikira nawe ni umuhungu, nawe aba arimo kwishakashakira. Urumva ntabwo yaza kubana nanjye. Agakobwa gakurikiyeho nako kanze ishuri nabashije kugashyira. Naje kubona umushinga umfasha ngashyira mu kwiga ibijyanye imyuga. Ngo kari kwiga ibijyanye nako imashini, kari kwiga imashini no kubaha imipira y'abanyeshuri. Nako ntikararangiza. Ubwo niko nakabaye nzana. Kandi ako gakurikirana none niko kagiye gukora tronkome. Urumva nako kariga sinagakura mu ishuri. Agato ko gafite 10 nako kariga. Kandi bose biga he aho kwa mama. Kubazererana barihirwa nande mu mashuri. Umutoya ninjye umwishyurira. Uwo nguwo ugiye gukora tronkome nari mfite umushinga uri kumwishyurira. N'uwo nguwo wiga imashini. Mbese n'abantu bamfasha. Amafaranga kwishyurira kure. Nyine ndikukubwira ko mfite umushinga, hari umushinga unyishyuririra uwo nguwo wiga sogonderi ugiye gukora tronkome. Okay. On fresh no. Nabonye ufite na smartphone kandi unkurikije ubuzima tubwiye biragoye no kuyibona iyo wayikuye. Ntago byoroshye kuyibona. Ariko mu by'ukuri igihugu cyacu cyarabyoroheje. Smartphone y'ibihumbi 20. Umuntu ashobora no kwitanga akayiguha. Yego. Kayikugurira akabatire kanyiguhe. Nawe ubashe kuva. Navuga ngo umuvandimwe wanjye ni telefone. Yego. Nukuri no umuvandimwe wanjye ukomeye. Kuko iyo yagize ikibazo ngewe hanjye mba numva haba harangiye. Yego. Kuko nguma mu nzu ariko ntago mba nsinziriye, ahubwo njya kuri telefone nkajya kuri izo channel zose nkareba, hakazaho ibinyubaka, nkabonaho inyigisho, nkabonaho indirimbo, nkabonaho ibiganiro byanyu.
bikagenda bimfasha gucuma amasaha. Yego. Ibiganiro kuri YouTube turi ibiganiro bitandukanye, arabaza n'ibikora ibiganiro by'amatiku, arabaza batanga ubuhamya bw'ubuzima bwabo, arabakora ibiganiro bitandukanye. Ibiganiro byo bigufasha nibi? Ibiganiro bimfasha iby'amatiku byo simbikunda kuko n'umuntu ugira amatiku mugendera kure, kuko ngewe ntago nkunda amatiku. Ibiganiro bimfasha ni indirimbo z'Imana, nshobora kujya muri gahunda y'indirimbo z'Imana, nshobora kujya mu barimo gutanga ubuhamya, barimo kwigisha abandi, haba harimo ibyigisha byinshi. Mbese iyo ngezeho nkumva kuri channel runaka hariho inyigisho inyubaka, niyo ndeba nkayireba, nkayumva, nkakagiraho n'inyigisho nkuramo. Hari aho ugera nyine ukumva ibyo wumvishe ukumva byagufasha no gukira. Yego. Ukavuga ati nk'uyu muntu yaciye muri ubu buzima, nanjye nubwo naciye muri ubu, ese uyu we kuki abashije kuba ariho, bigatuma bigufasha. By'amateka byo wapi. Urumva ko none no mu buzima busanzwe, buri muntu wese aba ari ahantu akumva ko abayeho nabi, ariko arabayeho nabi kumurusha. Ko biba bimeze siyo. Okay. Gusa nakomeje kureba nyine no kukwitegereza, n'abantu bari kukwitegereza nyine barabona uri umubyeyi ugaragara neza. Umubyeyi ugaragara neza, nyine ufite umubiri, nta kibazo. Bitewe n'ubuzima tubwiye ubamo, biragoye ko abantu bashobora kuba babyumva akabyemera. Umubiri wanjye wo narawuvukanye. Umubiri wanjye narawuvukanye. Niyo najya kwa muganga bakashyiramo amaserumu, nabasha kubyuka ntumenye yuko nari ndimo serumu. Umubiri nanjye nawubonye gutyo. Ariko hagati aho Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igibasha gukingira ikibaba umuntu wayo. Kuko ndibuka hari igihe nabashije gusa nkaho nananutseho, njya gusenga. Ngiye gusenga, Imana irambwira ngo mwana wanjye bari kukurebera mu isura udafite. Irambwira ati nguhaye umubiri wawe ndawugushubije, kandi ntago uzongera kujya hasi y'umubiri wawe ufite. Nukuri nko mu cyumweru kimwe abantu batangiye kumbwira ngo none se ko wongeye wabyibushye wakoze iki? Imana yarakubonekeye gusenga? Oya, naragiye gutya turi kumwe n'abasenga barabimpanurira. Ariko uwabimpanuriye pe ntago ari yavangiwe, kuko ibyo yampanuriye niko byari biri. Rero navuga ngo dukeya njya nshobora kubona na rimwe no mu minsi 2 cyangwa 3 turanyubaka. Ikintu gishobora gutuma ushobora kubona mfite umubiri nyuzwe mu burimba cy'ubuzima ndimo narabwakiriye. Nariyakiriye. Nshobora kuburara simbabazwe nuko naburaye, nkumva nyine nuko byagenze. Ariko kuba nta rutoto rundiho, kuba nta muntu umbwira amagambo y'icarubozo andiho, ibyo bimpa gukomera. Nkumva mfite amahoro, nkumva mfite kumva yuko rwose nta kintu bintwaye, bigatuma isura yanjye idakanyarara. Kuko nararize bihagije. Igihe ngezemo numva atari cyo nakabaye ngomba kurira. Narananutse bihagije, kuko hari ubwo nagendaga buri muntu wese akambaza icyo nabaye. Ubundi mu bantu bamwe bagaragara nkaho barwaye sida bakayikira, kuko nabyita, kuko icyo gihe navugwaga ko ndwaye sida. Rero iyo mbitekereje hari igihe njya mfukama nka Imana icyo bari nk'abana, Imana narwaye sida ndayikira, bimeze bite? Nkurikije nyine nuko bamvugaga. Ariko nshima Imana nyine ariyo sida ntayo nari mfite, ariko narayirwaye mu magambo. Rero navuga ngo umunezero ndimo no kwiyakira uko ndi, niyo mpamvu mubona meze gutyo. Naga ari uko mba nariye byiza, si uko mba nagize nte. Mbese no kurya kwanjye ndya gake gashoboka n'ukuri. Ubuzima waranyuzemo, inzira y'ubuzima bwabanyuzemo ikwigisha iki? Ese ni iki twakwigiraho? Icyo mwanyigiraho, kugera kure siko gupfa. Imana yacu igirinda umuntu ikamurindira no mu rupfu. Kuko nge navuga ngo narapfuye mpfa imbere, ko ngewe ngaragara nk'uwapfuye ariko ku rundi ruhande nkazuka.
kuko njye nabagaho ubona igikarakasi cy'inyuma ariko imbere nta buzima mfite, yego numva narapfuye, ntunzwe n'amarira, nkora ngenda ndira, aho ngenda mu muhanda ngenda ndira, aho ndyamye mu buriri ndara ndira, ariko Imana iranzura, yego Imana iranzura. Icyo nababwira cyo nagiye mvunagura, ntabwo naherera iruhande ku buzima bwanjye, wenda mvuge nk'aho Imana yagiye indinda urupfu rwangezeho, ariko Imana ikandinda nkabona simpfuye. Inshuro nyinshi nasimbutse ipfu nyinshi. Niba narashoboye kubyara mfite 13 kandi nkabyarira mu rugo nta muntu nkozeho, urumva ni ikintu gikomeye. Nakabaye nararwaye ya ndwara bajya bavuga abana babyara bakiri batoya barwara bakagomba no kubabaga, ngira ngo ako kantu njya nkumva ni kurinde mu runana ninde wayirwayira noneho ariko Imana iramfasha sinayirwara. Ibyo ni ikintu gikomeye Imana yankoreye. Rero n'ubu ndacyariho, nanjye iyo nibonye ndiho gutya nibaza impamvu ndiho. Rero numva icyo banyigiraho nuko Imana yacu irashoboye. Hari aho yankuye, kereka wenda babyemeye babonye uko nari imeze, nibwo mfite nk'amafoto nkabiri kuko nari imeze, nibwo baha agaciro ibyo ndi kuvuga. Ariko njyewe uyu mureba ntago ariko nari imeze, ahubwo mbaye nzanzamutse nyuma y'uko ntandukanye n'umugabo twabanaga, nibwo aka kabiri kaje. Umugabo mwabanaga yatumye unanuka? Narananutse ngera no ku rupfu. Yego. Ese we mwari mwahuye muti? Ibyo icyo nababwira cyo ukuntu twahuye nabyo ni ishuri rirerire. Njyewe urumva ko nari mfite umwana, yego, curuza agataro, yego nirukanka muri Nyamirambo, Kimihurura, hehe, Kacyiru yose nyimaze amaguru. Noneho uwo mugabo nawe ni umugabo ukuze, umugabo ukuze, ndetse avuga ko ngana n'umwana we w'imfura. Yego yego. Urumva njye muri jenoside nari mfite imyaka 9, yego, ariko we yarabyaye 5. Yego yego. Urumva ni umuntu ukuze cyane. Rero nza gushukwa n'abakecuru 2 n'abasaza 2. Yego. Banshuka banyereka ko nkwiriye gushaka, ngo nari ngize imyaka 18. Yego. Barambwira bati rwose umuntu yadutumye umugore kandi tubona uri umukobwa ushoboye rwose wakwemera mukabana n'umugabo uzita ku mwana wawe, ibintu nk'ibyo. Ariko icyo nabwira abantu cyo twafataho isomo, ababyeyi kwinjira mu kintu cyo gushaka ko umwana ajya gushaka ahantu runaka bitewe n'ubuzima ntago ari ikintu cyoroshye. Hari igihe uzi ko umwana wawe uri kumushyira heza ariko uri kumushyira habi cyane kurushaho, kuko icyo gihe ndabyibuka ko barabanjije binjirira mama wanjye, bamaze kumwinjirira bamwereka buryo ki urwo rugo ruzambera rwiza, bamwereka buryo ki uwo mugabo ari umugabo ukuze kandi ufite gahunda yo kubaka, ariko mu by'ukuri ntabyo yari yifitemo. Uko narahageze mpageze umuryango w'igitunya ngo uwo munsi baranyanga, barambabaza cyane, batwarinda nyimarana umwaka n'amezi 5, abandi babyarira 9. Inda yawe ya kabiri y'umwana wa kabiri? Ubundi inda ya mbere nahabyaye umwana yarapfuye, kuko nayimaranye umwaka n'amezi 5. Ahita apfa? Yapfuye nabwo agize amezi 7 n'igice, ariko narababaye. Inda wayimaranye umwaka n'amezi 5? N'amezi 5. Utarabyara? Ntarabyara. Byatewe n'iki? Ntago mbizi, kuko mvuze ngo ndabizi ubwo naba mbeshye, kuko nta hantu nivuje, ahubwo inda yagize umwaka ngira ubwoba, ndavuga nereka njye kugwa kwa mama. Yego. Nsanga mama aho yari acumbitse icyo gihe, ndagenda turabana, biranga. Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Afite 18. Yego. Biranga, kubyara biranga, nkajya kwa muganga, nagerayo bakambwira ati wapi. Uwo mugabo se we aho ujya kugushaka, uwo mugore wundi bari baratandukanye? Yari yarapfuye, umugore ubundi yarapfuye, ariko akaba yarafite babana 5. Oya, nabo barapfuye, nta mwana yari afite. Nta mwana n'umwe yari afite? Okay. Ubwo rero we yashakaga avuga ko ashaka urubyaro, nuko yangije mpageze umuryango w'uranyanga, bamubwira ko batanshaka, ko abazanye mu bwoko badashaka.
ndahangayika ndakubitika ndababazwa ndababara mu buryo bwose bufatika. Yego. Nibwo rero inda igize umwaka n'amezi 5 amaraso yaranshizemo, nibwo nabwiye mama nti ndumva nshaka kujya gusezera kuri uyu mugabo. Yego. Nkamubwira yuko Imana izamubaza ubuzima bwanjye. Yego. Ko mpfuye nkiri muto ariko mpfuye ngiye kumubyarira. Mama ate suragerayo, nabane ndagerayo. Mama sinzi ahantu yankuriye tike, ko n'ubundi twabaga Indera, ndagenda njyayo, mpageze nagiye icyo gihe ari ku cyumweru, ndamubwira nti narenje kugusezeraho no kukubwira ngo Imana izakubaza ubuzima bwanjye. Bimubwiye asa n'uwikangamo, ngo ngo hari igindi ifite igihe kingana iki. Nje nawe turafatanye turongera turabara tugeze ku mwaka n'amezi 5. Ndamubwira rero nicyo narenje kukubwira, nta kintu narenje kugusaba, ahubwo narenje kukubwira ngo Imana izakubaza ubuzima bwanjye. Hari mu mwaka icyo gihe ariko ndabyibukara 2000 muri 2003. Yego. Nuko ubwo rero mperako nibwo natashye nayagendara kwa mabukwe, ndataha mu gitondo ku wa mbere. Ariko igiteye ubwoba navuye ku wa mbere nabyaye ku wa kabiri, kuko navuye kubasezeraho. Yego. Njyara ku wa kabiri nabwo mbyara bigoye ko nari nagiye i Masaka, mu Masaka banjyana ku Muhima. Ngeze nabwo ku Muhima bemeza ko ngomba kubagwa. Yego. Dogiteri aje ndebye avuga ati nitumubaga arapfa. Yego. Ati reka turokore umubyeyi tureke umwana apfa. Yego. Bakoresha ubwenge bize nuri seta saa 6 z'ijoro nayimanutse saa 3 za mu gitondo. Nkiri kubyara uwo mwana. Yego. Kuko baramukuru yageze ahagezemo hagati yanga kuza. Biba urugamba, ariko kuko kubera zambabazi z'Imana dogiteri ntiyagira wenda ngo arambirwa avuga ati reka tunamusatagure tumumukuremo, ahubwo akomeza kugira imbabazi zo komeza kwinginga kugeza igihe umwana aviriyemo. Umwana avamo rero ahumeka ariko nta mbaraga, yacitse imbaraga. Nabaye muri kuveze amezi 3. Yaranze kurira. Muri ubwo buzima ise ntiyigeze anzanira n'amazi yo kunywa kwa muganga. Nta nubwo yigeze anyishyurira n'amafaranga yo kwa muganga. Ahubwo njyewe hari abafureri ba Jambo babindera, icyo gihe baramfashaga nk'umwana wabyaye ndi muto, bampa amafaranga 30,000 bya buri mezi 3. Nibwo natumye mama ajyayo, ndamubwira ngo bangurize ayanjye najyaza bajye bayishyura. Nibwo yagiye nyine baratuguriza, tubasha kwishyura ibitaro tuvamo. Mbwira mama nti ntabwo ndasubira kuri uyu mugabo. Yego. Nsubira njya kwa mama. Mabaye akana kakajya karira kakirirwa karira, mama tese ko ndi umukene tuzakureye amata. Wakana kari karanze konka. Nibwo abaturanyi bongeye bamfashe banshubije kwa wa mugabo. Bati subirayo, umwana waruhije mama we bihagije, umwana namara gupfa abari bwo wenda uzagaruka. Nibwo rero nicyo cyatumye nsubirayo. Bari bizeye ko umwana azahita apfa se? Nyine bo niko babivugaga. Baba bati genda urerere umwana kwa se, napfa ubwo azapfa, nakira nabwo azakire, ariko bikomeza kurushya mama wawe. Ti kubera yuko nawe ubwe nta mibereho afite. Bakambwira ati reba igihe cyose akumazeho mu bitaro, noneho urebe yuko nta n'ubushobozi afite bwo kugurira umwana amata. Bati mushyire se, aba ari we wirwariza umwana we. Nuko ni muri ubwo buryo rero naje gushakana n'uwo mugabo. Ubwo ngubwo mama agiye, umwana wa mbere yaje gupfa byagenze bite rero? Kararwaye, kari kavukanye ibiro 500. Noneho uko iminsi igenda ishira, aho kugira ngo kagende kabyibuha nk'abandi kakagenda kananuka, ku buryo kapfuye gafite nk'amagarama 800 kandi mu mezi 7 n'igice. Kuko nagiye kwa muganga ahantu hose bakashaka indwara bakayibura, bakambwira ati nta burwayi afite. Njya mu mavuriro yose no kwa muganga ku Muhima n'abari bambwiye ko nta ndwara afite. Barambwira ati ntago tuzi impamvu biri kumubaho gutya. Ndaza ngeze mu rugo ntangira kujya nirukanka ajya kuvuza hano Igikondo kuri centre de santé y'Igikondo, naho bakafata indwara bakazibura. Ubwo se wakagombye kuba ufite ubwonko bw'abana 6 nimba ari? Ubwo bakaba ari 6. Hanyuma ukurikiyeho ariko ubwo ahise uguma muri urwo rugo basi? Nyine ubwo urumva nabwo byabaye ibibazo, urumva byari mu bibazo.
nibwo naje kujya kwa muganga numvishe ntameze neza nabwo barambwira ngo ndatwite nkwita ko gahungu nyine bambwiye ngo ndatwite ndavana uko biri kose ariko ntibimbuza gutaha iwacu ko umwana apfuye niwe narindi kwihambiraho wenda ningira amahirwe wo nzabyara wazabasha konka wenda abe muzima ndataha nsanga mama nsanze mama rero umugabo nyine araza dukorera trike aravuga ngo ningaruke mu rugo ngo nta kibazo ntazongera ibintu nk'ibyo mama nawe atiho kugira ngo uzongere ubyare bigende kwa kundi yemera usubireyo kubaka ntago byoroshye habamo urugamba rukomeye wihangana ushinyirize nibwo rero nasubiyeyo n'ubundi nsubirayo ubwo nyine uwo muhungu we nabyaye ariho ndi cyo ko zambasha kubyara neza mbyarira ku kigo nderabuzima ubwo nyine mpaguma gutya ariko ku kibazo gikomeye ari ukwihangana noneho nyuma rero urumva twanabanaga tutanasezeranye haza kubaho cya gikorwa cyo kuvanga abantu basezerane byemewe n'amategeko nibwo ndavuga nta hantu ko banyanga wamusaba n'ubundi tugasezerana wenda ko byamfasha nibwo nabimusabye ndamwinginga n'ubuyobozi burimo kubishishikariza abantu arabyemera ariko tumaze gusezerana aricuza yicuza gute yicuza impamvu twasezeranye abati naricujije ubwo tubaho muri ubwo buzima noneho ubwo ryasezerana bari ryo rimfata kandi yari wa muntu umbabaza turi twenyine twaba turi kumwe akambwira amagambo ababaje akankomeretsa twaba turi mu bandi akagaragara nk'umuntu udafite ikibazo utateza ikibazo rero urumva nanjye nk'abana nimbivuga baranyita umusazi mbaho muri ubwo buzima rero kugeza aho bigereye aho nyine noneho birenze biba ngombwa ko dutandukana mugera igihe muratandukana wenda ariko mwatandukanye ubu waramaje kubyara abo bana bane abo nabyaye n'ubundi abo twabyaranye nibo mfite aka kanya se basi aracyagufasha ni ukuri kw'iyo mu ijoro habe n'ikaramu y'ijana y'aho umwana habe n'ikaramu ya 50 y'aho umwana cyangwa ikaye yaba yarashatse undi mugore se umugore aramufite baranabyaye yashatse undi mugore nyuma yawe yahise ashaka yahise ashaka hanyuma se ubu ngubu kuri kino gihe wowe wambwiye ko ufite imyaka 39 wowe ujya utekereza ko washaka undi mugabo bitewe nuko hari nk'igihe abantu bambwira turacyari mutoya ese uzageza mu myaka 40 ingahe umeze ute najya no kwa muganga nabo bakambwira ati hari ibibazo bimwe na bimwe ufite bitewe nuko watandukanye n'umugabo ukiri muto abadogiteri nyine bakabimbwira bakagenda babimbwiraho ndetse bakambwira ko mu gukira kwanjye habonetse umuntu nkunda nk'umugabo ariko nkunda atandyarya ko byabafasha kumvura bakabimbwira gutyo ariko cyane icyo nashyiraga imbere nicyo gufasha abana banjye kugira ngo bave mu myaka y'ubutoya nkavugana abana banjye ni bato ubwo rero nkumbwiye ngo nashaka cyangwa sinashaka naba mbeshyi kubera yuko hari ubwo bishobora n'urugo kuba byanabaho ko ndacyari muto habaye hari ukeneye kubaka akaba yaza kuko urumva n'ubundi nubwo ngana ntibabura kuba banantereta ariko nyine amahitamo ntayo nari nagira ntayo ndagira ntago biranzamo nari nkifite mbese nari nkifite agahinda n'ibikomere ubwo urumva nyine ni na byiza byibuza kuba ufite naho ngaho bagutereta cyangwa bituma hari ukuntu baguhuza mu mutwe ndetse bagatuma unatekereza neza nyine icyo cyo wenda kinyereka ko wenda nkifite agasura k'abantu ubwo byarigeye nibaza ko nta n'ubumuntu wenda bukindiho hari ubwo nshobora gutekereza nk'abana ishobora kuba nta n'ubumuntu bundiho ariko ntago birakunda ntago biraza gusa nkurikije aho abana bageze uko bangana birashoboka bitewe n'uko uburere wenda bubi cyane Imana niyo ibizi ngewe ntabyo nzi Imana niyo ibizi ndi kumva nyine nabyumvishe ariko nanone tugana ku musozo w'ikiganiro sibyo ko byagenda kose hari umuntu uri bukurebe hari umuntu uri burebe kino kiganiro sibyo mwawe ntabwo ndi kwibuka izina ryawe uramfasha Mukamurekezi Liliane Mukamurekezi Liliane nk'umuntu wabonye kino kiganiro wenda ushaka kuba yagufasha cyangwa se yakuba hafi mu buryo runaka
ni nk'icyo kintu ngumva yagufasha kibanza? Icyo nasaba cya mbere nasaba abanyumva cyangwa abandeba, icya mbere ni ibitekerezo n'ubujyanama, kuko njyewe numva icyo nkeneye cyane ni abantu nubwo n'ubutunzi bukenerwa, ariko icyo nkeneye ni abantu, nkabona ko nanjye ndi umuntu nk'abandi, wenda bakaba bampamagara bakangira inama bakampumuriza. Icyo nicyo cya mbere. Ikindi numva bamfasha, uwagira n'ubufasha yamfasha kwiyubaka, kuva mu bwigunge nanjye nkagira uruhare mu kwiyubaka no kubaka igihugu cyanjye, numva nabyo byamfasha. Yego. Nimero ya telefone umuntu aba yakubonaho, umuntu yifuza kuba yagufasha, kuko njyewe turi kuganira numvishe ko ahanini ukeneye n'abantu benshi bakuganiriza, bakuba hafi, cyane ko inshuti yawe ari telefone. Abantu rero bakurikirana bino biganiro byacu abenshi usanga n'ubundi ari abantu akenshi baba bari kuri telefone, urumva nizo nshuti ukeneye, sibyo? Nimero ya telefone yo ni iyihe? Nimero yanjye ya telefone ni 07 38 740 26. Okay, ubwo yo ni nimero ye ya telefone, umuntu ukeneye kuba yamuvugisha, ukeneye ku inshuti ye bya hafi, nimero niyo ngiyo arayitanze, sibyo? Okay, none turi gusoza n'ubundi, sibyo? Nk'abanyarwanda twese hamwe, abanyarwanda, abantu baca ubuzima nk'ubwo ngubwo, abantu bahuye ubuzima nk'ubwo, sibyo? Urumva hano hari abakobwa babyarira mu rugo iwabo, ariko bakaba barihebye, sibyo? Aka kanya ndi kuvuga abo ngabo, ndi kuvuga n'ababyeyi. Umubyeyi akisanga nk'umukobwa amuzaniyeho inda, bati baninda. Ni nk'iyo jambo wabwira abantu nk'abo ngabo. Hari ukuntu umubyeyi ajya kubona akabona umwana amuzaniye inda, ndabyaye, ukabona inda ikazayirirwa mutuka cyangwa se akanamwirukana ngo amuvire mu rugo, sibyo? Hari n'umwana rero noneho uterwa inda none akagira ipfunwe ryayo, akifuza kwayikuramo n'ibindi byose bishamikiye nabyo. Icyo nabanza kubwira urubyiruko ruhura n'icyo kibazo, ngira ngo barabyumva ko njye byambayeho, bikambaho kandi ndi muto cyane, ariko ntago nagize umutima wo kuyikuramo, ndetse naramugwagwanye aho narindi, kuko ntago byari byoroshye. Njyewe umwana wanjye mubyara sinigeze nipimisha inda, nawe ubwe nta n'urukingo na rumwe yafashe, ni Imana ubwayo yamwikingiriye. Mbaho umwana ni umugisha, namugira inama yo kudatekereza gukuramo umwana we, kuko ejo hazaza uyu mwana bazamugirira umumaro, no kumureba byonyine bikugaruramo icyizere. Noneho icyo nabwira abamama nabo, bakwiye kwihanganira abana, kuko muri iyi minsi bahura n'ibibazo bikomeye, ntago ari bo gusa, natwe tungana gutya tudafite abagabo, ni urugamba rutatworoheye. Umuntu wese w'umugabo cyangwa w'umusore ashobora kukuvugisha akeneye kwangiza ubuzima bwawe, atitaye uko ungana, ariko we akagira icyo kintu cyo gushaka kukwangiriza. Rero nababwira ko abana benshi bibaho, ntago ari uko baba babishakaga, ntago baba babihisemo. Nta muntu wakwifuza kubaho, buri muntu wese yifuza ibyishimo, kandi umwana w'umukobwa iyo yambitse ikamba umubyeyi we, nawe aba ari umunezero kuri we. Kuba bimubayeho kuriya ntago ari ko burya aba yabihisemo, ahubwo biba byamugwiririye. Mu gihe uzi ko umwana wawe atari wo mwuga yahisemo, ukaba uzi ko atakunaniye, ukabona ibyo bimubayeho, birakwiriye ko umubabarira, ukamubabarira kandi ukamwumva. Njye mama wanjye ni umukene, aciye bugufi cyane cyane, ndetse birenze uko abantu babyumva. Unamubonye no ku isura wabimubonaho, ariko yarambabariye, aranyumva. Urumva niba ubana abo bana banjye muri ubu buzima bwe arimo kandi butagize. Ariko ikinshimisha nuko amba hafi, akavuga ati mwana wanjye narakubyaye ndakuzi, izi ngeso ntazo ufite, izi n'izi ntazo ufite. Rero icyo nicyo nabwira ababyeyi, tugire kubabarira abana bacu mu gihe icyo kintu cyabaye. Ariko nanone nshishikariza abana kugendera kure ikigare cyabata muri icyo kibazo. Sawa, urakoze cyane. Namwe murakoze.